Yesu ashimwe bantu b'Imana. Nagarutse Ingabire Jeanne Gentille mumenyereye kuri Va mu byaha TV. Mbangira ngo abantu dufatanye kureba ukuntu twava mu byaha uko byagenda kose. Yesu azajyana abakijijwe neza, nta munyabyaha azajyana mu ijuru. Banditswe ngo Imana ikunda abanyabyaha ariko ikanga ibyaha byabo. Bivuze ngo umunyabyaha natarika ibyaha bye azarimbukana nabyo. Naje ahangaha rero noneho mu rwego rwo gusengera abantu bampaye ibyifuzo. Hari abantu bafite ibyifuzo by'uburyo butandukanye, nibo naje gusengera ahangaha muri kumbona. Reka n'ubundi ntangire nsenga Imana, hanyuma nze kuririmbya umuririmbyi umwe hano, nze no gusoma ijambo ry'Imana ndi busengeremo, kugira ngo abantu bose bamenye ko gusengera bagenzi bacu ari nk'aho ari itegeko ry'Imana, kubera ko turasoma isomo riri mu byakozwe n'intumwa, uko intumwa zabigenje ubwo Yesu Kristo yari yarasubiye mu ijuru. Hari ubwo abantu batangiye kurenganya ubwoko bw'Imana, bamwe barabica abandi barabafunga. Igihe kimwe rero ubwo Petero nawe yari afunzwe bateganya kuzamwica, ab'itorero bagira umwete wo kumusengera ku Mana. Marayika aramanuka abasha kumurokora, amukura mu nzu y'imbohe. Icyo rero nicyo kidutera natwe gusengera bagenzi bacu, kuko bigira umumaro. Naje ahangaha nje gusengera abampaye ibyifuzo, ni benshi. Abo ndi bwibuke ndaza kubavuga mu mazina, abo ntari bwibuke bihangane, kuko muri benshi abampaye ibyifuzo. Abo ndi bwibuke ndabavuga amazina, abo ntari bwibuke ariko biyumvemo ibyifuzo byo ndaba nkiri kubyibuka. Murakoze cyane rero kuba mugiye gukurikirana iyi gahunda yo gusengera abampaye ibyifuzo. Reka mbanze nshima Imana yanyemereye kubona umwanya. Ndagushimiye Data wa twese uri mu ijuru, ufite imbaraga n'ubutwari n'ubushobozi ku byo waremye byose. Uri Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Nje aha hantu kugira ngo nihererane nawe, ubundi nsengere bene data barushye baremerewe. Iyi si irabaruhije, umubiri urabaruhije, Satani arabaruhije, ariko uri Imana ibasha gukora imirimo n'ibitangaza kugira ngo ubwoko bwawe bubeho mu mahoro. Nubwo turi mu isi y'imiruho, ariko uri Imana igenda iduha amahoro n'umunezero. Iby'abisi badafite twebwe ukabiduha. Uri Imana y'amahoro, uri Imana idahinduka, uri Imana yabanye n'abatubanjirije, uri Imana yakuye Petero mu nzu y'imbohe. Mwami Imana nyiringabo mu buryo bw'ibitangaza, uri Imana yabanye na Pawulo na Sila, nabo bari mu nzu y'imbohe, urabarokora mu buryo bw'ibitangaza, kandi izina ryawe riramamara. Ngwino rero ugumane natwe kugira ngo ugirire abantu bawe neza, kandi unyumvire gusenga. Ubwo nigomwe nkaza ahantu, Mwami undinde kuruhira ubusa, ahubwo abo nje gusengera ubashe kubabera igisubizo. Uragahora ku ngoma, kuko uri Imana itwitaho, kandi uri Imana yitaye ku byo tugiye kuyibwira. Izina ryawe nirusheho guhabwa icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka turirimbane uyu muririmbyi wa 68 mu ndirimbo z'agakiza, uvuga ngo ntabwo nkwiye kujya niganyira, nibaza uko ejo nzaba merewe. Ntabwo nkwiye kujya niganyira, nibaza uko ejo nzaba merewe. Nzajya nibuka yuko ihoraho imenye ibyo byose uko bingana, ifite umutima w'urukundo, kuko igintungisha ibinkwiriye, umunezero n'umubabaro, byose abinzaniramwo amahoro. Umunezero n'umubabaro, byose abinzaniramwo amahoro.
amba hafi ndetse buri munsi, kandi angerera ubuntu bukwiye, ajya anyikorerera imitwaro. Niwe data kandi niwe mana, nk'uko ajya antunga buri munsi, ajya andamira muri byo byose, buri munsi azajyamo imbaraga. Iryo ni isezerano yampaye, buri munsi azajyamo imbaraga. Iryo ni isezerano yampaye. Mana yanjye komeza ujye umfasha, ngutaramire neza icyo umbwira, mpore nizeye ijambo wambwiye, sinkabure ku mbaraga zawe, no mu bikomeye biriho ubu, undamburira amaboko yawe, umpa imbaraga ku buntu bwawe, kugeza igihe uzaza kunjyana. Umpa imbaraga ku buntu bwawe, kugeza igihe uzaza kunjyana. No mu bikomeye biriho ubu, undamburira amaboko yawe, umpa imbaraga ku buntu bwawe, kugeza igihe uzaza kunjyana. Umpa imbaraga ku buntu bwawe, kugeza igihe uzaza kunjyana. Yego, iyi ndirimbo niyo mu isengesho ryo kwaka imbaraga, kubera ko ibikomeye biriho. Hari ibikomereye abantu by'ubukene, hari ibikomereye abantu byo guhomba ubucuruzi n'imishinga bateguye, hari abari gupfusha amatungo ariyo bari bahanze amaso, hari abari kwirukanwa mu kazi, hari ababyaye abana bazi ngo bazaboneraho umugisha none babananiye. Ibikomeye biriho, ariko umuririmbyi ngo no mu bikomeye biriho ubu, undamburira amaboko yawe, umpa imbaraga ku buntu bwawe, kugeza igihe uzaza kunjyana. Reka dusome impamvu umuntu aba yigomwa umwanya we, akaza agata urugo rwe, agata abana be, agata indi mirimo yagombye gukora, akemeza kujya gusengera bene se. Iyo mpamvu turayisanga mu Byakozwe n'Intumwa ibice 12 duhereye ku murongo wa mbere. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Herode ashaka kwica Petero, marayika aramukiza. Nuko muri icyo gihe umwami Herode afatira abo mu itorero bamwe kubagirira nabi, yicisha Yakobo inkota mwene se wa Yohana. Abonye ko anejeje Abayuda, ariyongeza afata na Petero. Icyo gihe hari mu minsi y'imitsima idasembuwe. Amaze kumufata, amushyira mu nzu y'imbohe, amuha abasirikare 16 kumurinda 4, agira ngo azamushyire abantu Pasika ishize. Nuko Petero arindirwa mu nzu y'imbohe, ariko ab'itorero bagira umwete wo kumusabira ku Mana. Herode araye ari bumusohore, iryo joro Petero yari asinziriye hagati y'abasirikare 2, aboheshejwe iminyururu 2, abarinzi nabo bari ku rugi barinda inzu y'imbohe. Nuko marayika w'Umwami Imana ahagarara aho, umucyo waka mu nzu. Marayika akoma Petero mu mbavu, aramukangura ati, byuka n'ingoga. Iminyururu imuva ku maboko iragwa. Marayika aramubwira ati, kenyera ukwete inkweto zawe. Abigenza atyo. Arongera aramubwira ati, wifubike umwitero wawe, unkurikire.
arasohoka aramukurikira, ariko ntiyamenya ibyo marayika akoze ko ari iby'ukuri, ahubwo agira ngo abirose mu nzozi. Banyuze ku barinzi ba mbere no ku ba kabiri, bagera ku irembo rikingishijwe urugi rw'icyuma rijya mu murwa. Rurabikingurira ubwarwo, barasohoka banyura inzira imwe. Uwo mwanya marayika amusiga aho. Petero agaruye umutima aribwira ati, noneho menye by'ukuri yuko Umwami Imana yatumye marayika wayo ikankura mu maboko ya Herode, ikankiza iby'ubwoko bw'Abayuda bwategerezaga byose. Akibitekereza atyo, asohora kwa Mariya nyina wa Yohana wahimbwe Mariko, aho abantu benshi bari bateraniye basenga. Petero akomanga ku rugi rw'irembo. Umuja witwaga Rode ajya kubyumva, amenya ijwi rya Petero, ibinezaneza bimubuza gukingura, nuko yirukanka asubira mu nzu, ababwira yuko Petero ahagaze ku irembo. Baramusubiza bati, urasaze? Ariko akomeza guhamya ko ari koko. Bati, ahubwo ni marayika we. Ariko Petero akomeza gukomanga, bakinguye basanga ari we koko, barumirwa. Arabamama, abasobanurira uko Umwami Imana yamukuye mu nzu y'imbohe. Arababwira ati, mubitekerereze Yakobo na bene data bandi. Arasohoka ajya ahandi. Bukeye abasirikari bashiguka imitima cyane, bananirwa kumenya uko Petero yabaye. Herode nawe amushatse aramubura, abaza abo barinzi, ategeka ko babica. Ava i Yudaya ajya i Kayizariya, aba ariho aba. Imana nishimwe cyane. Iyi nkuru nsomye mu Byakozwe n'Intumwa ibice 12 mpereye ku murongo wa mbere ngarukiye ku murongo wa 19, itubwiye ibyerekeye intumwa za mbere ubwo Yesu Kristo yari amaze gusubira mu ijuru. Ahangaha Umwami Herode yatangiye kujya yica intumwa. Yari amaze kwica Yakobo mwene se wa Yohana, ashaka kwiyongeza Petero, ariko marayika w'Imana aramukiza. Marayika w'Imana yamukijije kubera gutabaza kwa bariya bantu bari bagize umwete wo kumusengera, aho twasomye ngo ariko ab'itorero bagira umwete wo kumusabira ku Mana. Ab'itorero bagira umwete wo kumusabira ku Mana. Natwe rero tujya tugira umwete wo gusabira bagenzi bacu kugira ngo Imana ibatabare. Ni byiza ko buri wese agomba kujya yikorera mugenzi w'umutwaro. Niba mugenzi wawe afite ikibazo, ukakigira icyawe, ukamufasha gusenga kugira ngo Imana yumve gusenga kwawe, ibashe kumugirira neza muri bya bibazo afite. Niyo mpamvu rero nanjye namanutse ngasiga abana, nsiga urugo, nsiga imirimo, nsiga umugabo, ngira umwete wo kuza gusengera bene data bampaye ibyifuzo. Hari abampaye ibyifuzo bari mu Rwanda, hari abampaye ibyifuzo bari mu mahanga. Ndagira ngo ngerageze kuvuga ibyifuzo abantu bampaye, ibyo ndabasha kwibuka, ba nyirabyo bariyumva. Hari abakobwa bampaye ibyifuzo bati imyaka yo gushaka yarageze ndetse yaranarenze, ariko twabuze abagabo. Abo ngabo nje kubasengera kugira ngo bagire kwizera ko Imana ibasha kubaha abagabo. Niyo ntabavuga mu mazina, bariyizi abampaye icyifuzo cyo kubasengera ngo babone abagabo. Hari n'abasore nabo bampaye icyifuzo cyo kubasengera kugira ngo bashinge ingo, barakennye, ntago bafite ubushobozi bwo gukora ubukwe, kandi ntago bashaka gukora ubukwe bwa gipagani. Abo nabo nimbasengera aho bari biyumve. Abasore babinsabye n'abatarabinsabye bumvireho, abakobwa babinsabye n'abatarabinsabye bumvireho. Hari ababyeyi bampaye ibyifuzo by'abana babananiye, ababimpaye n'abatarabimpaye bose bumvireho. Ndaza kubasengera bose ababyeyi bafite abana babananiye. Harimo abana banywa urumogi, harimo abana bigize ibirara, harimo abana bigize abasambanyi, harimo abana bigize abasungarere badashaka gukora, harimo abana badashaka ishuri, harimo abana mbese bafite imico myinshi mibi itandukanye. Ababyeyi bampaye ibyo byifuzo n'abatarabimpaye nabo ndaza kubasengera. Ndaza gusengera abagore n'abagabo bafite ingo zibanye nabi, Satani yarabinjiriye
akoresheje abarozi cyangwa akoresheje badayimoni batagaragara, imyuka itagaragara. Izo ngo zibanye nabi nazo ndaza kuzisengera. Ndaza gusengera n'abantu bamaye ibyifuzo by'uko bagize ubutane bitabaturutseho, bakaba bashaka kongera gushinga ingo kuko abo bari barazishinganye mbere babashije kubashakaho impamvu barega ubutane, none nabo bashaka kongera gushaka. Abo nabo ndabasengera kubera ko ntabwo aribo bagize ubushake bwo gusaba ubutane, ahubwo nabo bashakanye bababereye babi, none barashaka ngo ubwo bakoze ubutane bitabaturutseho nabo babashe kongera gushinga ingo kandi z'umunezero. Abo nabo aho bari ababimbwiye biyumve, ndaza kubasengera. Hari n'abampaye ibyifuzo by'uburwayi, bo ubwabo bakaba barwaye cyangwa se bafite ababo barwariye mu miryango. Abo nabo aho bari abampaye ibyo byifuzo ndaza kubasengera. Hari abampaye ibyifuzo by'ubushomeri, barize bafite amadiplome ya segonderi na universite ariko babuze akazi. Abampaye ibyo byifuzo n'abatarabimpaye bose ngiye kubasengera kugira ngo uragira kwizera abashe kubona igitangaza cy'Imana. Ibyifuzo ni byinshi bampaye, ariko ibyo ngerageje kuvuga ngiye kubisengera, kandi n'ibyo ntavuze, ibyo ndi bwibukire mu isengesho nabyo ndaza kubisengera. Reka dusenge Imana. Imana yacu irumva kandi imaze kumvira kora. Gusa nawe ngiye gusengera ugire kwizera, kandi gerageze kwizerera mu gukiranuka, kubera ko isengesho ry'umunyabyaha ikizira ku Uwiteka. Nshobora kugusengera ngewe nka kwizerera, ariko wowe wajya mu byaha ugasanga isengesho nagusengeye ntago rigukorera igitangaza. Kwanga isengesho rigukorera igitangaza nuko nawe ubasha kwirengagiza ibyo wabagamo bidatunganye ukareka ibyaha. Kindi kintu gifasha umuntu mu bibazo afite byananiranye ni amasengesho yo kwiyiriza ubusa. Iyo umuntu ashaka gusenga kugira ngo dayimoni umutera ubukene ahunge, dayimoni utuma atabona akazi ahunge, dayimoni utuma adashaka ahunge, kugira ngo yitandukanye na karande mbi, bisaba kujya yiyiriza ubusa, agashaka umunsi runaka wo kwibabaza imbere y'Imana. Yabikora rimwe mu kwezi cyangwa se akabikora rimwe mu cyumweru akurikije uburemere bw'ikibazo afite. Amasengesho yo kwiyiriza ubusa ni amasengesho agira imbaraga cyane, ariko cyane cyane amasengesho y'abakiranutsi. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo isengesho ry'umukiranutsi rigira umumaro iyo asenganye umwete. Icya mbere ni ugukiranuka, icya kabiri ni umwete. Iyo rero ufite gukiranuka ariko ukigira umunebwe ntushiremo imbaraga, nabwo utinda gusubizwa. Ariko iyo uri umukiranutsi ukagerageza kwirinda ibyaha, niyo byakuzaho ukabyihana kandi ukarwana nabyo, ukarwanira kubireka, ukihanira kureka. Iyo umaze kubona yuko witunganyije wirinze ibyaha, ukurikizaho kugira umwete. Ukagira umwete wo kujya uba imbere y'Imana cyane, usoma ijambo ry'Imana, uririmba indirimbo z'Imana, ubana n'abantu b'Imana, ukikura mu kigare cy'abantu badasenga. Hari abantu baba basenga Imana badakora ibyaha ariko bagahora bitsinza ku bantu badahuje, kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo ntukifatanye n'abatizera mudahuje. Wowe niba ushakanye Imana igukorera igitangaza, itandukanye n'abatizera, ujye ukunda kugendana cyane n'abizera, kunde gusoma ijambo ry'Imana, kunde kuririmba indirimbo z'Imana, ukunde gusenga amanywa na nijoro buri munsi, ntiwibagirwe kwiyambaza Imana no kwibwira ikibazo cyawe. Uyititirize kuko Imana itajya yirengagiza abayititiriza. Ijambo ry'Imana muri Luka 18 ritubwira ku mupfakazi watitirije Imana, watitirije umuyobozi utubahaga Imana n'abantu, ariko abasha kumukemurira ikibazo kubwo kumutitiriza. Umugani w'umucamanza n'umupfakazi wamutitirije. Luka 18 havuga inkuru y'umupfakazi wari ufite ikibazo, agahora atitiriza uyu mucamanza ntakimukemurire, ariko kubera kumuhora imbere abasha kumukemurira ikibazo. Yesu Kristo nawe yabajije twebwe ngo mbese mwebwe ngo Imana ntibasha kubasubiza mwebwe bafite kwizera guke? Ngo mbese Imana yo yarangarana intore zayo zitakira ku manywa na nijoro? Reka dusoma ayo magambo hanyuma dusenge, nawe ugiye kumvira isengesho ugire kwizera. Aya magambo aravuga ngo
abacira umugani wo kubigisha ko bakwiye gusenga iteka ntibarambirwe. Arababwira ati, hariho umucamanza mu mudugudu umwe utubaha Imana ntiyite ku bantu. Muri uwo mudugudu harimo umupfakazi, aramusanga aramubwira ati, ndengera ku mwanzi wanjye. Amara iminsi atemera, ariko aho ageze aribwira ati, nubwo ntubaha Imana kandi sinite ku bantu, ariko kuko uyu mupfakazi anduhije ndamurengera ngo adahora azi iminsi yose akandushya. Nuko umwami Yesu arabaza ati, ntimwumvise iby'umucamanza ukiranirwa yavuze? Ubwo bibaye bityo, Imana se yo ntizarengera intore zayo zitakira ku manywa na nijoro? Mbese yazirangarana? Ndababwira yuko izazirengera vuba. Ariko Umwana w'umuntu naza, mbese azasanga kwizera kukiri mu isi? Iri jambo rero rirakubwira wowe ugiye kumvira isengesho, kugira ngo iri sengesho rikugirire umumaro, rigire icyo rigukorera, ni uko ugira kwizera, ukagira no gutitiriza Imana, ugasenga ubudasiba ku manywa na nijoro, ukirinda ibyaha, ukirinda no kugendana n'abatizera, kandi ukajya ufata umwanya wo kwiyiriza ubusa, kuko amasengesho yo kwiyiriza ubusa agirira umumaro abayasenga. Ibyo biba bigaragaje ko wagize umwete. Ikindi wajya ukora ni ukwikura mu bantu, aho abantu bari, ukajya kwihererana n'Imana kugira ngo ibashe kukumva nawe wumve ko uri guhamanya nayo. Atari ukuvuga ngo uzagendera ku masengesho bagusengera abandi bonyine, ahubwo nawe ubwawe kuri wa mwete wawe ukigomwa ibyo kurya, ukigomwa kubana na bagenzi bawe, ukigomwa imirimo wari gukora, ukajya ahantu hihereye, ukitarura abantu, ukajya gusenga Imana kugira Imana ibashe kukumvira gusenga. Yesu Kristo nawe yajyaga yirirwa mu bantu ababwiriza, ariko bwakwira akajya ku musozi gusenga. Iyo dusengera mu misozi tuba dufite impamvu yabyo, tuba twigana Yesu Kristo umwami wacu, nawe yasengeraga mu misozi. Iyo dutaye amago yacu rero tukajya mu misozi, ntabwo ari ubuyobe, ahubwo tuba dukurikiza umuco wa Yesu Kristo, ariwe cyitegererezo cyacu. Kandi ngiye kugusengera Imana, wowe uri kundeba, wowe uri kunyumva, nyuma y'amagambo maze kukubwira ari muri Bibiliya, nyuma y'indirimbo naririmbye, ngiye kugusengera Imana mu bikomeye biriho ubu, ikuramburira amaboko, ariko nawe ugire umwete, ubigiremo uruhare rwawe. Uwiteka Imana Nyiringabo, ndagushimye, ni wowe wera kandi ugakiranuka muri byose, nta cyakunaniye, mu isi no mu ijuru urashoboye. Uri umugabo nanjye ndakwemera, uri Imana yandinze, uri Imana yangiriye neza, uri Imana yampamagaye. Ora rabini mora horibo, utarabini mora horibo, ni waronke nziza ibo sisi yabo. Ndagushimye kuko uri Imana yampamagaye, uri Imana y'amahoro, uri Imana idahinduka, uri Imana yankora imirimo n'ibitangaza, uri Imana yampaye kwiga segonderi ntabitekerezaga mu buryo bw'ibitangaza, uri Imana yampaye akazi mu buryo bw'ibitangaza, uri Imana yankoreye ubukwe mu buryo bw'ibitangaza, uri Imana yanyubakiye inzu yo kubamo mu buryo bw'ibitangaza, unkuye mu ikode. Nanjye nje muri uyu mugoroba kugira ngo nsengere aba bantu, ababuze uko bagira, mu izina rya Yesu Kristo, abampaye ibyifuzo bitandukanye nk'uko nabivuze mbere, bariyizi Mwami, abarwariye mu ngo, abarwariye kwa muganga, abafite ababo barwaye, mu izina rya Yesu Kristo nubasanga aho barwariye, ubakiriza ubuntu. Uri Imana ikiza, twarakubonye, twanarakumvise, wankijije ku iseta inshuro 3 zose, ubwo nabyaraga mbazwe, ku mwana wa 3 bakantera ikinya cy'umubiri wose nkaba nk'intumbi, ariko waranzuye ndiho. Nsengeye n'abandi muri iki gihe bafite ubwo burwayi, cyangwa bafite abarwayi mu miryango yabo, abamaye ibyifuzo n'abatarabimpaye, ndabasengeye ngo nibagira kwizera, bakagira gukiranuka, bakagira umwete, bagasenga ubudasiba ku manywa na nijoro. Mana ubumvire gusenga, kandi nanjye nyumvire gusenga. Ibibaruje nibaremereye, cagagura iyo migozi mu izina rya Yesu Kristo. Baramburira ukuboko, baha imbaraga zo kunesha abari mu bukene, abari mu bushomeri, abafite intambara mu ngo, abagore n'abagabo batari guhuza, abakobwa babuze urushako, abasore babuze imbaraga zo gushaka. Ndasenze cyane Mana kugira ngo bumvire gusenga, abasore bumvire gusenga, abakobwa bumvire gusenga, abagabo bumvire gusenga, abagore n'ubumvire gusenga mu izina rya Yesu Kristo. Ababyeyi bafite abana babananiye, n'ubumvire gusenga. Mana Nyiringabo, Mana ifite ubushobozi, Mana ihindura ibyanze guhinduka,
rire revanserebo vavaya sika vavaya sisiabo menete krebo rite krebo shikrebo rete shrebo utarabini mora horibo miniwa ronkemeni. Ufite imbaraga n'ububasha, uravuga bikaba, wategeka bigakomera, yuko inzu ntawe ukingura, ukinguye ntawe ukinga, kora imirimo n'ibitangaza. Ugirire neza abasore, ugirire neza abakobwa, ugirire neza abagabo, ugirire neza abagore, imfubyi n'abapfakazi, abashomeri batagira akazi, ndabasengeye cyane. Abafite intambara mu kazi bagirire neza, abafite amadeni, abari mu gihombo, abapfushije amatungo, abapfushije abantu, abapfushije abana, abapfushije ababyeyi. Imibabaro ni myinshi, agahinda ni kenshi, ariko uri Imana igira neza, uri Imana itanga imbaraga, uri Imana itanga amahoro, uri Imana itanga umutekano. Ndasenze cyane Mana ngo abamaye ibyifuzo bose bagire kwizera, bagire umwete, bakiranuke. Ayi Data, bajya imbere yawe bisonzesheje, basiga abantu, basige n'ibintu, baze behererane nawe kugira ngo bumvire gusenga Mana. Ababuze minervari, abakene Mwami, batagira icyo kurya n'icyo kwambara, babuze amazu yo kubamo, bafite ibibazo byinshi by'uburyo butandukanye. Hari ababyeyi bafite abana mu ngo babananiye, abadashaka gushaka, bari kureba ingo z'ikigezi bayeho nayo nabo bagatinya urushako. Ndabasengeye kugira ngo uhambure imitima yabo, bacire inzira batambuke, kuko uri Imana yavuze ngo bamwe bazasiga base n'abandi basige ba nyina, hanyuma umusore n'umukobwa babana akaramata. Iryo ni ibwiriza washyizeho. Reka abasore be gutinya gushaka, reka abakobwa be gutinya gushaka, ahubwo bashyireho umutima wo gutuza no kugira umutima wo gutekereza kubaka, kuko hari abari gupanga kujya kubaka bagamije indonke, bagamije imitungo ya bagenzi babo. Ndasenze cyane ngo uyu musore uzamurinde uyu mukobwa urimo abadayimoni, uyu mukobwa uzamurinde uyu musore urimo abadayimoni, ahubwo nubahe kubaka kuzima, nubahe kubakira kuri Kristo, kuko Kristo ari rwo rutare, kandi niwe mazi amara inyota, niwe mutsima utera imbaraga, niwe utanga amahoro, ntihagire utera amahane. Mini waronkemeni utarabini mora horibo ziza ibo sisi yabo rirere glori zizi yabo. Girira neza abantu bawe, tabara barushe, baruhiye mu byaha, abanzwe n'imiryango, abanzwe n'abaturanyi, abazabitswe n'abarozi, abenshi bararogwa bagahora mu burwayi budashira. Ndasenze cyane izi mbaraga zihagarare mu izina rya Yesu. Tatanya imbaraga z'ababi, ubika imigambi y'inshakura, bizana imigambi ya Satani mu izina rya Yesu Kristo. Nuha abantu bawe amahoro, abakwiringiye n'abakwizeye ntibagakorwe n'isoni. Twarakubonye utabara, twarakubonye uturengera, rengera n'aba bantu bawe, rengera abakwizeye n'abakwiringiye, be gukorwa n'isoni. Turagushimiye Mana kugiye ukabohora imbohe, abari mu mazu y'imbohe, inzirakarengane, mu izina rya Yesu Kristo. N'abakoze ibyaha bemera kubisabira imbabazi, nubababarire Mwami, bohora imitima yabo. Hari benshi bagushaka Mwami ngo uze mu bugingo bwabo, hari ababuze amahoro, baryama bakarota nabi, mu izina rya Yesu bakarara barutaguzwa. Turasenze cyane ngo izi mbaraga zikubitwe hasi, Satani nahunge, Satani nahunge, Satani nahunge mu izina rya Yesu. Uyu mutima w'umuntu ubuze amahoro nuwushiremo amahoro, nuwushiremo ibyishimo, shira mu munezero. Uyu wananiwe ibiryo, uyu Mwami Imana wagize agahinda kakamubuza kurya, numwibagiza agahinda, amahoro n'umunezero. Waravuze ngo simbasize mwenyine, ngo ahubwo simbaye nk'uko abisi batanga, ngo mbasigiye amahoro. Reka aya mahoro abe muri twebwe, abe mu bo dusengera, ababuze amahoro yabahe. Oh Data wa twese uri mu ijuru, turakwizeye kandi turakwiringiye. Imbaraga ni izawe, ubushobozi ni ubwawe. Na Nyiringabo nutwumvire gusenga kuri uyu munsi, natwe tuzagushima ubwo tuzumva ubuhamya bwa bene Data bashima Imana ko yabagiriye neza, ko ibyifuzo byabo babashije kubisubiza. Buri wese ahantu ari mu Rwanda no mu mahanga yumve ko namusengeye, kandi nawe ubwe yumve ko yakwisengera kugira ngo imbaraga z'Imana zikore, kandi kugira ngo atitirize ku manywa na nijoro, asenga ubudasiba, kugira ngo Imana nayo imurengere kandi vuba. Uri Imana irongera intore zayo, uri Imana yatubwiye ntacyo twagusaba ngo kitwime, natwe twizeye ko duhereye ubuntu. Mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu urakoze, amen. Shalom shalom.